Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa kiri ku munwa wa buri wese. Turavuga ibimenyetso by'inyamaswa, umubare w'inyamaswa, ibihe n'ibi, reka tubiganireho. Abantu benshi bazafata ikimenyetso cy'inyamaswa nk'uko byanditse. Biranditse muri Bibiliya ko abantu benshi bazafata umubare n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Biranditse. Ese bizaterwa n'iki kugira ngo abantu bafate ikimenyetso cy'inyamaswa aho gufata agakiza k'Imana ngo barambire ubugingo bwabo? Reka turebe. Birababaje, biteye n'agahinda, biteye n'ubwoba. Iyo bitekerejeho biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Kubera iki? iByahishuwe 14:9 bivuga ko umuntu wese afite kiriya kimenyetso cyangwa umubare w'inyamaswa azajya ibyo bita mu muriro utazima, ariko ububabare bw'igihe cyose, bw'ibihe byose budashira. Ubwo bubabare bw'ibihe byose budashira. Urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko abantu ntibabyumva. Bazageraho bafate uwo mubare n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera iki? Kubera ko bafite ubwoba bwa satani. Abantu bagira ubwoba satani aho kugira ubwoba Imana. Kugira ubwoba bw'Imana ni ukwicyubahiro. Kuko niba ufite ubwoba satani akaza kumufata icyo kimenyetso, nuko nta na rimwe wagize ukunda Imana. Ushobora kuba waravuze Imana, ushobora kuba waramenye Imana ukayumva, ariko ntabwo wagize uyikunda. Kuko uramutse ukunze Imana, ugakunda Imana, wakwemera ukahata ubuzima, ariko ntuzabure ubugingo bwawe. Uramutse ukunda Imana, wakwemera ukahata ubuzima, ariko ntuzabure ubugingo bwawe. Niyo mpamvu rero abantu bazafata ibyo bimenyetso kubera gutinya satani, nta na rimwe bigeze bakunda Imana. Satani azakoresha amacenga n'amayeri menshi cyane. Ibyo bikoresha gute? Ni ukuvuga ngo imyaka yose ishize ibihumbi magana n'amagana, satani yagiye yereka abantu ko ikibi cyabaye cyiza, none abantu bakabyakira. Ibibi byose bikagenda byakirwa nk'ibyiza, uko ibihe bihita, uko ibihe bishira, none abantu bakamenyera, bakumva ko ari byo by'ukuri. Wamugana ukanareba ibiba mu isi n'ibyanditse muri Bibiliya ukabona bigahabanye. Ni ukuvuga ngo satani nyine kuko yisariye yafashe abantu bose abumvisha ko ibibi by'ibyaha byose ari byo byiza kurusha ijambo ry'Imana. Nuko byagenze. Impamvu rero yindi nuko satani aza gukoresha igihe. Satani azi ko iyo igihe gishize abantu bagohashashe, bakumva ko bamerewe neza nta kibazo, bakabyizera, bakizera satani, ariko satani azi ko bageraho bakibagirwa ko bya bindi yaberetse babona ari bibi, babibona neza, bageraho bakabyibagirwa kuko cyagiye gishira, bakumva ko ari byiza. Nibwo satani rero abona ko bibagiwe, akabafata abatunguye, agushyira hashashe, agatuma wumva ko ibyo akubwira ari byo, ukabyibagirwa, agahita agufatirana. Nuko satani yiba abantu ntibasobanukirwe kubera kutamenya. Ikindi rero kizatuma abantu bafata ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Nuko abantu bazabureba ubutunzi bwabo, barebe ibyo bafite, barebe ibyo bakora, barebe byose, none bitegeza bavuga bati abantu bazambona gute nindamuka ntaye ibintu byose ngo ndakurikira Imana? Imana ntazi, ntabonye. Kandi na satani nawe niba mubonye ntabwo muzi, umukurikira kubera iki? Ariko kubera iby'umubiri n'amaso babona, bo bumva ko reka ngumaha njye muri ibi ngibi, nemere nkurikire satani, ikizaba nzaba umuti, ikizaba nzaba ndeba. Ariko abantu ntabwo bazura kari bw'Imana uko bizagenda. Abazafata ikimenyetso cya satani biranditse ko ari umubabaro w'ibihe byose udashira. Ngaho rero ntuzavuga ngo abantu barambara gute. Abantu kera najya mvuga ngo barambara gute, ariko iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana ukarisobanukirwa, aho uribaza uti Imana irambona ite? Umara kumva ko wibaza uko Imana ikubona atari uko abantu bakubona, aho ngaho nibwo uzaba wagitsinze, wagishoboye. Ikindi rero kizatuma abantu bafata ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Nuko abantu bicwa no kutamenya. Abantu bicwa no kutamenya, ntibazi ibijya mbere mu bijyanye n'ibyo satani ari kubacurira. Nta na kimwe bazi kabisa, bumva ko ubuzima ari ubuzima, barabyuka bakanywa bakarya umunsi ku munsi, nyine
ntacyo basoma kubera ko batiga ijambo ry'Imana. Nicyo kizatuma benshi bagwa mu mutego wa satani. Ni ukuvuga ngo ntabwo bareba ngo bakurikire, basesengure, bashungure, barebe ibiri kujya mbere. Ikindi rero, satani azagaragarira abantu nka marayika w'umucyo. Biranditse neza. Satani azigaragaza nka marayika w'umucyo, abantu bavuga ati wow, ninde ushobora kumushobora, ninde ushobora gushobora uyu nguyu kandi twakurikiye, kuko ari byo bazabona. Noneho rero ko satani azabereka ibyo bintu kandi byiza, wibuke ko navuga ko afata igihe agenda yereka abantu ko ibintu byose ari byiza, bakibagirwa, bakabyakira, bakamera ko ari ukuri. Nk'ibintu bibaye imyaka ishize mu isi, nta muntu byatangaza kuba abantu bataraguse ngo babirwanye ku bwinshi. Ibyo ari nakubwiraga nyine, satani araza akwereka reka mbwe gano ka nta kibazo, kareba nyine urabona nta kibazo, kanguye none akaguteraho nawe ko ukareba icyumweru, ukwezi, amezi angahe, umwaka, ko bya bintu nta kintu byantwaye, abantu barabeshyaga. Kumbi nuko satani agushyira hashashe nyine, akakwereka ati ntureba abantu bose ndabona ko baravuga bati nta kibazo nyine, ariko tegereza gatuzabona. Niyo mpamvu rero satani azaza akwereka ngo dore ufite ikibazo, akwereka azana ikibazo afite n'igisubizo, kandi icyo kibazo yagiteje abigambiriye kuba cya gisubizo. Noneho cya gisubizo aguhaye, kubera ko igisubizo cya kibazo yaguhaye nanone bya bibazo yaguteye, ugatuvuga ati uyu n'uyu nguyu. Nuko satani akora, azana ikibazo akagikoraho, akanagishakira n'umuti. Noneho uraho nk'umuntu utazi iyo ibintu bijya nk'ibyo tumaze kuvuga, gatuvuga n'uyu nguyu, ariko tonde gato, tegereza uzabona. Abantu bazafata ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wayo, kubera ko bari muri uwo murongo. Satani yamaze kubashyira muri uwo murongo kubera ibyo yabashyizemo. Ni ukuvuga ngo uri nko muri tineri, nk'inka iyo zigiye kubagwa, iyo zagezemo nyine gusubira inyuma ntabwo byoroshye. Ya tineri satani yamaze kugushyiramo, agushyiramo ubwenge bwawe, yamaze kukuyobya, ikujyana mu nzira yo kurimbuka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uyivemo bizasaba ijambo ry'Imana. Kugira ngo uyivemo n'ibitaramaze kujyana harimbuka, simbizi. Nuko rero satani niba yaramaze gushyira muri uwo murongo, ukaba urimo neza, urimo wese, no guhakana ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wa satani, ndumva bitazoroha. Senga, saba Imana igukize, birashoboka. Imana ikora ibishoboka byose n'ibidashoboka. Nzi ko Imana ishobora kubishobora, ariko ubu ni ububasha bw'Imana. Iyo byarenze umuntu, haba hasigaye aho Imana yonyine. Nta kindi ushobora gukora usibye kwizera gusa, ukarira ugatakamba, ukareka ko Imana yakuvana muri iyo tineri satani yamaze kugushyiramo. Ikindi rero kizatuma abantu bafata ikimenyetso n'umubare w'inyamaswa ya satani, umwami w'isi, nuko abantu ntabwo bazihangana. Kubera ko niba udakunda Imana, utarigeze ukunda Imana, ugatinya satani nk'uko natangiye mbivuga, ntukunda Imana, nta nubwo uzihangana kugeza ku munota wa nyuma. Tukavuga, ariko turanasaba tukavuga ati Imana uzadukomeze, ntibizaba amagambo gusa, tuzategereze twihangane tugeze ku munota wa nyuma kugira ngo dukire. Kuko biranditse neza muri Bibiliya ko uzihangana kugeza ku munota wa nyuma niwe uzakira. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.